Itangazo ryihutirwa rireba abanyonzi muri rusange ndetse ni inkuru nziza yongeye no kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe abanyonzi bagiye kujya bakorera amaporovizwari kugira ngo bajye mu muhanda bazi amategeko y'umuhanda. Ni mu gihe abanyonzi bakunze gukora impanuka cyangwa bakunze kwinjira mu mamodoka bagasesera mu mamodoka ubona bagenda mu byerekezo bitazwi, cyangwa usanga bari gusesera mu masasenike, ugasanga bishobora kubaviramo urupfu cyangwa bigateza impanuka itunguranye cyangwa bigateza andi makosa atandukanye mu muhanda. Ni mu gihe abanyonzi bateranyijwe barimo babahereza amawayiza cyangwa amategeko bagomba kugenderaho. Ni ukuvuga ngo murabizi mu mujyi wa Kigali amagare barayafataga adafite ibyangombwa bakayafata bakayafunga, wamara kuyabonera ibyangombwa ukagaruka bakariguha. Ni mu gihe aba banyonzi batwara abantu n'ibintu cyangwa bakora akazi ko gutwara ibintu n'ibintu muri rusange. Ni mu gihe bagiye kujya bakorera ibyangombwa bibemerera gutwara igare ryabo cyangwa gutwara ikinyabiziga cyabo, ndetse igare ritunze abantu benshi cyangwa rigirira akamaro abantu benshi. Ni mu gihe polisi y'u Rwanda yavuze ko ni mu gihe polisi yari irimo ihereza aba banyonzi amawayiza. Ni mu gihe polisi yari irimo ihereza bano banyonzi amabwiriza agenderwaho cyangwa amabwiriza bagomba gukurikiza. Ni mu gihe babagiraga inama cyangwa kwibumbira muri koperative kugira ngo biteze imbere ku mafaranga make bakorera, bakabaye mu myaka 2 iri imbere nabo ari abamiliyoneri. Barimo bababwira kujya mu makoperative ndetse no gushaka ibyangombwa cyangwa babikeneye bakiga amategeko y'umuhanda kugira ngo bamenye amategeko y'umuhanda. Harimo abazi amategeko y'umuhanda, harimo n'abatazi amategeko y'umuhanda. Murabizi igare nawe uri umuturage wagenda ukarigura bugacya ukahita ujya kwikorera imizigo, nta kintu na kimwe bisaba. Niyo mpamvu rero abapolisi bateranye barimo biga kwa kino kibazo cyangwa baganiriza abanyonzi muri rusange. Murabona ko ari abanyonzi gusa, murabona ko agaca gaparitse, ndetse murabona ko n'umufande arimo atanga amabwiriza cyangwa amawayiza. Kuvuga ngo arimo aratanga ibyiciro cyangwa uburyo bizajya bigenda. Ese igare ryemeye gukora ryari, ryemeye gufunga ryari, ese ryakora rite kugira ngo ridateza umutekano muke cyangwa ridateza impanuka. Mbega muri rusange ibyo nibyo tugiye kubarambura mu buryo burambuye. Kora subscribe rero kuri Kidasamura Movie, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ngiye tugiye kubana nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi bazwi ku izina rya Kidasamura Movie. Reka turambure ano makuru. Itangazo ryihutirwa rireba abanyonzi muri rusange cyangwa abantu mukora akazi k'ubunyonzi ko gutwara abantu n'ibintu muri rusange. Polisi yateranye iri kwiga ku kibazo cyanyu cyangwa iri kwiga ku mibereho myiza yanyu cyangwa ibashakira umutekano muri rusange. Ni mu gihe babubakiye umuhanda igare rigomba gucamo naho umunyamaguru agomba guca, ariko bamwe na bamwe mu banyonzi bakomeje kugaragaza imyitwarire itari myiza, amwe usanga bari kujarajara mu muhanda bikaba byateza impanuka cyangwa bikaba byateza urupfu muri rusange. Ni mu gihe bano banyonzi polisi yari irimo ibahereza amawayiza cyangwa amategeko bazajya bagenderaho. Ni mu gihe igare bazajya bafata ritujuje ibisabwa cyangwa riri mu makosa bazajya barifunga nk'uko bisanzwe. Ni mu gihe mu mujyi wa Kigali bigize kujya bafata amagare atujuje ibyangombwa cyangwa amagare adakorera ku masaha yashyizweho cyangwa amagare ubona yateza ibyago. Ni mu gihe ano magare yafashwe ajyanwa kuri polisi. Mu gihe wazanaga cyangwa wabaga ibisabwa wabyujuje, warazaga igare ryawe bakariguha. Ni mu gihe amagare yabaye menshi mu gihugu, mu gihe yiyongereye 50%. Ni mu gihe amagare rero amaze kuba menshi, ni mu gihe n'amagare yakomeje guhitana abantu benshi, cyangwa amagare niyo akunze gukoresha impanuka ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye. Ukaba uri kumanuka ugahura n'umunyonzi yambuka umuhanda, ukibaza niba uwo munyonzi yahumye cyangwa yarize amategeko y'umuhanda. Iyo rero ni inkuru nagira ngo mbabwire cyangwa n'itangazo nagira ngo mbagezeho abanyonzi muri rusange, mwumve amawayiza cyangwa amategeko mashyashya yagiye ku banyonzi. Amategeko mashyashya ku banyonzi ngiye kubabwira ni aya ngaya: kujya mu muhanda ufite ikarita ikwemerera kunyonga ariyo yitwa y'ubunyonzi, kujya mu muhanda ufite igare ryawe rikoze neza rimeze neza, kujya mu muhanda uzi amategeko y'umuhanda ugenderwaho cyangwa inzira yawe yo gucamo, cyangwa ufite provizwari yawe ariko bibaye byiza washakaga provizwari ukajya mu muhanda uzi amategeko y'umuhanda. Yabashishikariza rero kujya mu bigo byigisha amategeko y'umuhanda bakagukubita amategeko y'umuhanda ugakora akazi gawe k'ubunyonzi uri safe cyangwa umeze neza.
ni mu gihe Kidasamura Movie, ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye ryongera kukwibutsa ngo kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Aya ni amakuru rero nabateguriye nka Kidasamura Movie, ndetse byabereye mu karere ka Huye ahazwi nko kuri sitade ya Huye, niho byabereye, niho bari bateraniye hano ku kibuga bigishirizaho imodoka hepfo y'ikibuga cy'indege. Murakoze cyane, Imana ibarinde ubuzima buzira umuze. Yari